Ronaldo. Nacyo nkeneye kuvuga kirenze kubanza kubareka mukiyumvira abafana ba APR uburyo banezerewe bishimiye Ruboneka Jean Bosco, 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 Ruboneka, Ruboneka, Ruboneka kabameze nka kibona umwe kabisa imbere muzamu Shaurini hagarara muri metero nka 28 nyuma ya ruga rw'amahina aravuga ati nyine ikipe ngabo z'igihugu niba mu kuguru ko afitemo iyo bita MI16 A4 niba mu kuguru ko afitemo iyo bita AK47 niba mu kuguru kwe agenda na RPG7 niba afite za pistoli kabisa zimwe za silence barashisha umuntu ntamenye ibibaye niba twarize bitwa Browning Automatic 5 niba akoresha bita Blowing Automatic Semi Rifle niba ari izo bita Auto Shotgun ni bwoko kirubone kurashisha kirenge cyawe kirimo buhe bwoko bw'imbunda rekura kabisa ikirenge cyo wagira ngo ni sasuri dafite ingesi turitse umuzamu yaramukuyemo ibiganze no kizariziye turatabaye hano na Rugangura Rubone kandi igitego cy'amateka giteye ubwoba cyane. Wow, 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 what a strike! Ruboneka Jean Bosco Maestro yandika igitego cya gatatu cyo muri shampiyona APR kimwe Musanze ubusa kabisa, kimwe mu bitego byiza cyane kabisa. Ishoti rya mbali umuhunda rekuri icumu kabisa, ashaka guhinguranya umuzamu Shaurini, ashaka guca incundura. Uyu mwana Ruboneka wo mu karere ka Gatsibo hariya Kiramuruzi wazamukiye kwa koca ntirenganya hariya ku kibuga cya Gakenke, avuga ati kabisa reka nerekane ibyo mfite, nerekane ubushobozi bwanjye. Iminota 33 APR FC kimwe ikipe ya Musanze Football Club ubusa. Ruboneka APR Ruboneka Jean Bosco umwana wa za Gatsibo n'ibibazo bikomeye cyane kuri ikipe ya Musanze. Niyo nkuru mbi yagera mu karere ka Musanze mu kizungu kabisa, ugakomeza Musanze mu mujyi, ugakomeza ugana hubatse stade Musanze. Inkuru mbi yahumvikana muri aka kanya n'izina ryitwa Ruboneka Jean Bosco ku bafana ba Musanze. Nimarare kura amashoti atari inyuma box, niwe yongeye kwitugatuga umusore mfite imbaraga nyinshi cyane mu kuguru, pira ugendera hasi none ntago ugendera hejuru, frappe hatari muzamu haba deflection aba defenseur bakora uragenda ujya mu ruhande umuzamu atari yerekejemo.
uragenda kabisa wisekura mu rushundura na gorora mukundira yandika igitego cya kane Ruboneka Jean Bosco mediateur carbureteur international kabisa. Uyu nguyu ni zina abafana ba APR bamaze gukunda bari mu rukundo naryo kubwa diri yari pikomeye cyane, biraza kubwa Thierry Froger yari pikomeye cyane, biraza kubwa Darko yari pikomeye cyane. Ndora ati nta gihindukura cyari umukiri ngenderwaho. Abatoza b'Amavubi bagiye basimburana nabo bati uro guhamagarwa. Wow Ruboneka Jean Bosco yandika igitego cya kabiri cyane mukandagira. APR shaka gutwara igikombe ambote inezerewe yishimye ifite intsinzi ku mukino wayo wa nyuma 30. APR 2 ikipe ya Musanze yes akarako yemeze Ruboneka afite gahunda yo kwita abantu hano. Ruboneka akamana ka APR ndashaka kureba niba mukunda Radio Rwanda, ndashaka kureba niba muzana muri match muri kumva Radio Rwanda, ndashaka ko mu icyubahiro Ruboneka mugacana amatoroshi y'amatelefone yanyu. Uyu mu mediateur ni ikibazo gikomeye. Niba mwumva Radio Rwanda mucana amatoroshi afana ba APR mwereke Ruboneka icyubahiro akwiye. Mubibwirane mucana amatoroshi ya telefone yanyu mu icyubahiro akwiye. Ndabibona stade hari igice cyamaze kwaka ariko nibihagije mubibwirane mucana amatoroshi muyazunguze muhere Ruboneka icyubahiro akwiye. Cana itoroshi rya telefone yawe muhereze Ruboneka icyubahiro akwiye. Nimuhereze Ruboneka icyubahiro n'indabyo ze. Nimubikorere ko Ruboneka yagaragaje ko mediateur impeccable. Ruboneka biraza gutuma Karekezi Olivier wanyuze muri ikipe mediateur ukomeye abantu baza kubona yuko koko nawe umeze nkawe nukomeza utya Ruboneka uraza gufata umwanya muri equipe nationale. Yes Rugangurindi Radio Rwanda dore icyo bita imbaraga za Radio Rwanda, dore uburyo abanyarwanda bakunda radio yabo. Stade bayicanyemo amatara byabaye ibirori, stade yose yatse baravuze bati tuba tunabumva cyane. Stade yose ramurika bunyenyeri, stade bayihinduye inyenyeri kabisa. Ruboneka turikizemo igitego cya gatatu ishoti rya kuri nyuma boxi. Ruboneka Shaurini mupfiki. Ruboneka Musanze hari umukobwa wakonze ku buryo uri kuvuga ati ndabababaza. Ruboneka ufite icyo kibazo muri wowe. Ruboneka Shaurini mupfiki mbwira urashaka kumugira ikimugugamije kumuhemukira. Ruboneka kucyura umwana mubi zungu zitara niba ukunda Ruboneka. Kini cyubahiro cy'umumediateur ukomeye, kini cyubahiro cy'umukinnyi ukomeye. Hat-trick ya mbere muri Stade Amahoro nicyo mbikoreye bimenyekana kuri hat-trick ya mbere. Umukinnyi Rugangura niba nibeshye koza muri Stade Amahoro. Ibitego bitatu ingunga, ibitabo by'ubuciro bwenge bibumburwa hano. Minisiteri mu byandike, federasiyo mu byandike. Iyi stade izahora tuzaba tuyishimiranye kwa Perezida wa Repubulika. Tuzara tumwubahira yuko yatuhaye igikorwa remezo cya siporo kidasanzwe. Ariko mu mapaje azakurikira tuzavuga tuti Ruboneka niwe watsinze hat-trick ya mbere muri stade. What a strike! Rekura irindi 10 nyuma boxi. Rekura uwundi muhunda. Arasisha indi munda ku rwego rwo hejuru. Vunderezamo igitego cya gatatu cya APR. APR 3. Ruboneka Jean Bosco mu cyubahiro gikwiye kabisa nk'umuntu ukinira ingabo z'igihugu. Aka karanka ntabwo nyobara RDF nta nubwo ntanga amaranka. Ariko mu basivile
nawe reka ngushyireho retired Ruboneka Majoro